Nkomeje kugushimira wowe udahwema gukurikirana Kimwe TV Show, kandi ishishikariza wowe utarakora subscribe kuyikora ndetse ugakora no ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigumya kukugeraho uko bwije n'uko bukeye, kandi uhanakora na share ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kubona iki kiganiro. Uyu munsi twabateguriye icyegeranyo kivuga ku mpamvu Ubuhinde butajya bwitabira amwe mu marushanwa y'umupira w'amaguru. Katuze tukibagezeho. Impamvu rero ituma Ubuhinde butajya bwitabira amarushanwa y'umupira w'amaguru ni uko bwo bwasabaga FIFA ko nyuma yo gutsinda igitego bwajya buhabwa iminota 10 yo guserebura kugira ngo bwishimire igitego. Ngira ngo nyine murabizi, iyo ikipe itsinda igitego bayiha nk'amasegonda nka 30 cyangwa umunota umwe wo kwishimira igitego baba batsinze, ariko Ubuhinde bwo bwifuzaga iminota 10 nyuma y'uko batsinze igitego. Ngira ngo nyine nawe urabyumva, bo bifuza iyo minota 10 bayifuzaga nyuma y'uko batsinze igitego. Gusa FIFA yaje kubibangira kubera ko ubwo umukino nta gihe gihamye wari kuzajya uba ufite wo kurangira, kuko ibaze wenze nk'urugero nk'iyo ikipe itsinda nk'ibitego nka 5, ibaze iminota 50, noneho wongereho na 90 isanzwe y'umukino, iminota 140. ubwo ngubwo nta muntu wari kuzajya ajya ku kibuga, bari kuzajya bahava barambiwe. Kubera iki? Kubera gutinda baserebura. Ibyo rero FIFA yarabibangiye, kandi nayo mpamvu ituma Ubuhinde nyine butajya bwitabira ayo marushanwa, kuko bo ibyishimo byabo bagomba kubigaragariza mu mbyino, kandi bagahabwa igihe gihagije cyo kwishima, kuko ngo ibyishimo biboneka gake, kandi igihe ngo ubonye ibyishimo uba ugomba kwishima. Yego ni ngombwa, ariko byari kuzajya bibishya football. Murakoze rero, kandi mbashishikariza kuzakurikirana igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Imana ijye ikomeza kubarinda, kandi mujye mugumya kudushyigikira ibihe byose, kuko nimwe mutuma dukora, mudahari ntabwo twakora. Imana rero ikomeze kubarinda. Murakoze.